Umwana ni umugisha kandi iyo umuntu abonye umwana aba abonye ikintu gisumba ibindi. Iyo umuntu amaze gushaka, amaze kubaka urugo, nta kindi kintu aba yifuza cya mbere kitari umwana. Rero uwo mwana ngo iyo amaze kugera ku isi aba asabwa gukura mu mico myiza inyuma ndetse n'imbere muri we. Rero iyo mico nta handi azayikura uretse ku babyeyi be. Nk'umubyeyi rero ngo hari ibintu usabwa gukora ku mwana wawe kugira ngo akure aba wa mwana n'ubundi wifuza ko azaba we. Nguhaye ikaze niba uri mushya, gushimira by'umwihariko wowe udahwema kubana nanjye. Niba uri umubyeyi usenga rero kandi wubaha Imana, ngo hari ibintu ugomba gusenga mu masengesho yawe ya buri munsi usengera umwana wawe. Icya mbere uzakora rero ngo uzasengere umwana wawe uburinzi buturuka ku Mana. Turi mu isi igoye ituma rimwe na rimwe hari igihe usiga umwana wawe akiri muto, ukamusiga mu rugo, abandi bakajya ku mashuri ndetse n'ahandi hatandukanye. Rero ngo isengesho ry'umubyeyi ku burinzi bw'umwana we ni ikintu cy'ingenzi. Hari byinshi bimubaho utabizi, harimo n'ibikorerwa abakiri bato badashoboye kuvuga ntubimenye, ariko iyo wamusengeye Imana iramurinda muri bya bindi byose kandi akabivamo amahoro. Icya kabiri ngo uzasengera umwana wawe gukura akunda Imana. Ngo abana iyo bakura bakunda Imana bayishyira imbere muri byose, ngo ibindi ku buzima bwabo Imana igenda ibishyira ku murongo. Ibyo rero nta handi umwana azabikura, ni hahandi mu rugo. Rwa rukundo ruba mu rugo, kwa kundi musenga mushize hamwe, niko n'umwana akura abikunda. Icya gatatu ngo uzasengere umwana kuba ukomeye kandi ufite imbaraga. Turi mu isi igoye irimo ibintu byinshi bigoranye, bityo uzasabire umwana wawe kugira imbaraga, usaba Imana kumuha imbaraga zo kubicamo, kabone nubwo byaba bigoye, ariko imuha imbaraga zo kubicamo kandi avemo akomeye. Ikindi ngo uzasengere umwana wawe kugira umutima wa kimuntu. Ibyo byose rero hari igihe usanga umwana yarakuze ari nk'igikuke, ubona sinzi uko ameze yarahahamutse, ariko ibyo byose biterwa n'uko yakuze, kuko ikintu cya mbere umwana abona cyangwa se avuga ni icyo aba yarakuye mu rugo. Ibyo mukorera mu rugo nta n'ibyo akurana, kugira ngo agire wa mutima wa kimuntu nuko n'ubundi azabona ko namwe muwufite, ibikorwa byanyu bigaragaza rwa rukundo n'ubundi ruganisha ku bumuntu. Umuyobozi mwiza ntabwo ayoborana ubushake n'intego gusa, ahubwo agira n'ubumuntu bwo kumenya abo ayobora n'uburyo abatwara. Ikindi ngo uzasengere umwana wawe Imana imurinde ibishuko bijyanye n'ubusambanyi. Ashobora kuba akiri muto ataranatekereza no kugira ibyo bitekerezo, ariko hari n'igihe ufite n'abakuru. Ariko turi mu isi yanduye, aho ubona ibintu byose byihuta, aho ubona abana bamenya ibintu bakiri bato. Bityo rero nk'umubyeyi ngo uzasengere umwana wawe kumurinda ibyo bishuko, kabone n'ubwo yahura nabyo, ariko azabitsinde kandi abivemo ntacyo bimutwaye. Icya karindwi ngo uzasengere umwana wawe kuzavamo umugabo cyangwa se umugore mwiza, nubwo yaba akiri muto ataragera no kuri iyo myaka yo kuba yashinga urugo. Ariko nk'uko tubizi ko uri umubyeyi, ijambo ryawe rikomeye kandi rirema ku mwana wawe, ni wowe umutegurira inzira, ni wowe umuharura inzira. Nk'uko igiti kigororwa kikiri gito, niko nawe ukwiye gusengera umwana wawe kuzagera kuri byinshi mbere y'uko abigeraho. Ikindi ngo sengera umwana wawe kugira inshuti nziza kandi z'umumaro. Abana bahura n'abantu benshi batandukanye, hari igihe aba yarakuriye mu rugo ari umwana ufite ikinyabupfura, ariko yagera hanze agahura n'abandi bana bafite indi mico aho bakuriye, ugasanga n'ubundi hari igihe ya mico ayanduye kandi yari umwana mwiza. Ariko numusengera buri gihe nk'umubyeyi, ugahorana isengesho mu kanwa kawe ry'uko umwana wawe Imana yajya imuhuza n'inshuti nziza kandi z'umumaro, ndakubwiza ukuri yuko uwo mwana azakubera uw'umumaro kandi
Imana igahora imurinda bya bindi byose bibi. Ijambo ry'umubyeyi ni ikintu gikomeye. Wa mubyeyi we, ujye uvuga byiza ku mwana wawe, watura iby'urukundo, ibyishimo, umunezero, guhirwa muri byose mu rugendo rw'umwana wawe. Ndakubwiza ukuri ko bizamubaho kandi bikamuhira. Wakoze cyane kubana nanjye rero, nawe niba wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe kandi kunzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.